umuntu ugusuzugura uyu munsi muhereza igihe. Mwene data ubabaye, wowe uri kunyura mu buzima bushaririye ukabunyuranamo n'amasezerano y'Imana, ndagira nkubwire ngo ntabwo Imana yakwibagiwe. Nubwo urimo uranyura mu muraba w'ibibazo, ukabona inzira ntazo, ukabona ubuzima buragushaririye, isaha yawe izagera. Reka nguhereze ubu buhamya, urasanga n'ahantu kure Imana itagukura. Reka nguhereze ubu buhamya, urasanga n'ahantu kure Imana itagukura. Ubuzima bwose waba ubayemo ubukenye, ariko waravuganye n'Imana. Ubusuzuguritse ube waravuganye n'Imana. Ngiye kukubwira ibintu mwene data wihebye, urasanga nta hantu na hato Imana itagukura. Uti byagenze gute? Umugabo umwe w'Umunyanigeriya yakoreraga Imana, ariko ari umukene. Imana ikamubwira ngo nzaguha amafaranga, nkuko nawe Imana yakubwiye ngo nzaguha amafaranga, ariko ukaba ufite amadeni, ukaba ufite ibibazo, ukaba ubona ibintu byagucanze. Uyu mugabo agasenga Imana, abagabo bagenzi be bakamuseka, batariko ubundi iyo Mana usenga itagutabara ngo iguha amafaranga ikumare iki? Umugabo yasenga Imana ikamubwira ngo abo bagabo bagusuzugura bazagukorera. Abo bagabo bamusuzuguraga bari bafite inganda, bari bafite ubutunzi, bari bafite ubukire, kandi inganda bari bafite zari zikomeye. Noneho uwo mugabo akabasenga ari umukene, noneho yari afite n'amavuta y'Umwuka Wera. Nkuko nawe usenga ariko ukaba ufite amavuta, yewe ufite amasezerano, urakiranuka, urabwiyiriza, yewe amasengesho hirya no hino urayakora, urateguka ukajya ku misozi itandukanye, ariko abantu bakagusuzugura bati iyo Mana usenga kwita guhora ubyaro, iyo Mana usenga ko abana bawe badashaka, iyo Mana usenga ko ari wowe uva mu kazi buri munsi. Ndashaka kukubwira aya makuru. Igitondo kimwe umugabo baramubwira bati ngwino tujye kukwakira, tujyana ahantu tugusohokane. Umugabo aragenda asohokana nabo, batumiza inkoko, batumiza ibyo kunywa, batumiza buri kintu cyose. Barangije baramwicaza, baramubwira ati ariko ubundi urasenga, iyo Mana usenga kwita gutabara yakumariye iki? Umugabo agira agahinda, aravuga ngo ya, aho kugira ngo ndye ibiryo by'ijisho ribi, reka mbareke. Umugabo aragenda ku nyanja, arapfukama abwira Imana ngo Mana, nzi ko isi n'ibiyuzuye byose ari byawe, Mana wangiriye neza nanjye ukanyibuka. Umva amakuru sasa rero. Hari umugabo w'umusaza wari mu Bwongereza, yari afite inganda zikomeye. Umugore we yarapfuye, abana be barapfuye, yari afite ubutunzi n'amafaranga. Uwo mugabo ahamagara umunyamategeko we, aramubwira tumva nkubwire, ngiye kugera igihe cyo gupfa, kandi nta mwana mfite, nta mugore mfite, ndashaka kuraga umutungo wanjye umuntu ntazi. Arangije afata icupa, rya cupa ashiramo urupapuro, yandikaho amagambo, aravuga ngo umuntu uzatoragura iri cupa azahamagare izi nimero. Kumbi ashiraho nimero z'ujya munyamategeko we, azahamagare izi nimero z'umunyamategeko wanjye. Umutungo wanjye ngiye gupfa, nguraza umuntu ntazi, uyu muntu uzatoragurira icupa agihamagara uyu munyamategeko azaba hiriwe, imitungo yanjye yose azayimuhe. Wa mugabo w'umuzungu wo mu Bwongereza aragenda afata rya cupa, araripfundikirana rwa rupapuro yanditse, aravuga ngo uyu mutungo wanjye ukuntu ngiye kuraga umuntu nazi, ngiye kujugunyira icupa muri aya mazi, umuntu uzaritoragura niwe nzaba ndaza umutungo wanjye. Umuzungu ageze igihe arapfa. Icupa riragenda ku nyanja ndani rigera Nigeria. Wa mugabo arimo arasenga, wa wundi basuzugura Imana yabwiye ngo izamuha buri kimwe cyose, arimo arasenga. Oh haleluya! Ndashaka kubwira ukuntu Imana itaba. Arasenga, yumva amasengesho ye ntabwo ari kugera ku Mana, arapfukama mu mucanga, akajya asenga abwira Imana ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe. Mana wampoye iki? Mana wanjijije iki? Kuki utuma abantu bansuzugura? Naravuganye nawe. Umugabo kumbi mu gukora muri wa mucanga, atoraguramo rya cupa, ararireba, araryitegereza. Ngo amare kugitegereza,
asanga harimo urupapuro. Rwa rupapuro umugabo ararusoma, aravuga ngo umuntu uzatoragurira icupa ni umunyamahirwe, umutungo wose ndawumuhaye. Azahamagara izi contact, abafashe za nimero ziri kuri rwa rupapuro. Arahamagara, ngo ahamagare hitaba wa munyamategeko w'ujya mugabo wapfuye. Aramubwira ngo uri hehe? Undi ati ndi muri Nigeria. Undi atumva nkubwire, uri umunyamahirwe, iri cupa waritoragwa? Ati naritoragwe. Urarifite? Ati yego. Inyandiko urayifite? Ntiwayiciye? Ati ndayifite. Wa munyamategeko yurura indege araza muri Nigeria. Wibuke wa mugabo basuzuguraga, babakire bamusuzuguraga, Imana yari yaramubwiye ngo abo bagusuzugura bazagukorera. Bibiliya iravuga ngo tuzaguriza amahanga, ntabwo azatuguriza. Tuzaba umutwe, ntituzaba umurizo. Mwene data, Imana yayishakira inzira. Igihe kigere, wa mugabo araje avuye mu Bwongereza aze kureba wa mu Nigeria. Buriye indege aramubwira ati fata abana bawe n'umugore wawe uze tugende. Baragenda. Bageze mu Bwongereza, kumbi ba bagabo bafite inganda muri Nigeria bakoreraga wa mugabo w'umukire wapfuye. Igisubizo cy'Imana wa kijya kinyura kure, mugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kukuramo n'ugushinyiriza. Imitungo wa munyamategeko yimwandikaho yose, ngo amare kuyimwandikaho, wa mugabo ahamagara bene wabo bamusuzuguye basenganaga, arababwira ngo Imana yangiriye neza. Bati se yakugiriye neza iri he? Kumbi ba bagabo buri nyuma y'amezi 2 bajyaga kurangura kuri rwa ruganda rwo mu Bwongereza. Bafata indege bajya kurangura, ngo bagere kuri rwa ruganda. Yesu we, baravuga ati dukeneye kubona na nyiri ruganda. Ntibumvikanye na manager wakoraga kuri uwo ruganda, biba ngombwa ko bavuga ati dukeneye kubona nyiri ruganda. Bati nyiri ruganda, bamuhamagara, basanga ni wa mugabo basuzuguraga. Wabigezeho ryari? Abahereza amakuru, ababwira urugendo uko rwagenze. Abagabo baramubaza bati wabigezeho ute? Umugabo arababwira ngo ya Mana nasengaga munsi kamuvuga ngo yamariye iki? Niyo ingejeje hano. Bati tubabarire, kuko bari bafitanye amasezerano agomba kurangira. Bati ngaho tubabarire basi tugirane contract. Batangira kumusaba imbabazi. Baratubwira bati, baramubwira batumva, Imana yawe twemeye ko ari Imana nyamana. Nshatse kukubwira kimwe ne data, umuntu ugusuzugura uyu munsi muhereza igihe. Uvuga ko uzapfa ntaho ugeze, upfa kuba ufite amasezerano y'Imana, ukaba ubihagazemo neza, ntutege ubwoba n'ibihuri kunyuramo. Umugabo yarababaye ariko Imana iramwibuka. Ndagira nkubwira aya makuru, nubwo urimo uranyura mu muraba w'ibibazo, ukabona inzira ntazo, ukabona ubuzima buragushaririye, isaha yawe izagera. Hari igihe Imana izakwibuka. Uyu munsi abavuga ngo urapfuye uramwaye, abakubwira ngo uzapfa ntacyo ugezeho, bahereza igihe. Umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa, umugisha w'Imana urananiza, ariko iyi Imana iwukugejejemo ibigira ngo abantu bose bavuga ibyo bashaka, kugira ngo Imana nigutabara bizitirirwa Imana. Mwene data ubabaye, wowe uri kunyura mu buzima bushaririye, ukabunyuranamo n'amasezerano y'Imana, ndagira nkubwire ngo ntabwo Imana yakwibagiwe. Umuruho ufite, umubabaro ufite, Imana irawuzi. Agahinda watewe n'abavandimwe n'imiryango, Imana irakazi. Iyo ndwara ufite, Imana irayizi. Hari igitondo Imana izakwibuka. Ntabwo igisubizo cy'Imana cyatinze. Naho ngaho wicaye, Imana yakanda kuri buto ukakira igitangaza cyawe. Naho ngaho ubona ko bigucanze, hari umuntu Imana yakoresha ubuzima bwawe bugahinduka. Urarurira uvuga ngo Imana yaranyibagiwe. Nibyo, yewe abantu baguciriye iteka, baragusuzugura, barakuvuga. Iyo bateguye ubukwe baguha invitation ku munota wa nyuma, ibirori byabo ntubibonekamo kubera ko usuzuguritse uri mu buzima bwo bukene. Ndagira ngo uhumurize, Imana izagutabara. Upfa kuba ufite amasezerano y'Imana, upfa kuba wibitseho nzay'Imana. Wowe kiranuka gusa. Ikintu kitwica ni kimwe, ni ugukorera Imana tukabivanga. Niba ufite amasezerano y'Imana, ndakwinginze yahagararemo neza, ukiranuke, ubwira Imana ngo Mana, nubwo nkenye, nubwo ndi mu bukode,
nubwo nta kazi ariko nzi neza kuzanyibuka. Hereza amakuru abantu baguca intege, ubabwire ngo nubwo mwaca intege hari Imana yavuganye nanjye. Umugabo witwa Yabesi yavukiye mu buzima bw'umubabaro bwuzuye ubukene. Yabesi akimanya amakuru ku izina ryitwa Yabesi risobanura agahinda, ngo yafashe icyemezo arapfukama arasenga, ararira aravuga ngo ayi Uwiteka, icyamukampindurira izina. Ngo Imana yumva gusenga kwa Yabesi, Imana ngo imuhindurire izina, ngo irangije guhindura izina, ngo Imana imwagurira imbago. Haleluya! Mwene data, naho wavukiye ahantu bataguhaye umunani utubutse ufatika, ukiga amashuri n'aba ari kukiga, reka nkubwire ngo yewe Yabesi, nawe Imana izakwibuka. Wisuzugurika ngo nawe ubyemere. Jya usuzugura amajwi yose akubwira ngo ntaho uzagera. Amajwi akubwira ko uzapfa yabwire ngo nzarama. Abakubwira ngo ntacyo uzageraho babwire ngo nzakigeraho, kuko n'ubundi naho ugeze sibo bagufashije. Kandi Imana igukureho inshuti mbi, Imana ikuzanira abantu b'umugisha. Nyandikira muri commentaire niba iyi nkuru hari ikigufashije. Nari nshaka kukwigisha ngo ahantu hose Imana yahakura igisubizo cyawe. Muri ayo marira Imana yahakura igisubizo ukanezerwa. Muri uko kugusohora mu nzu Imana yahakura igisubizo nawe ukicara mu nzu yawe. Muri uko gutira umuntu imodoka akayikwima Imana yahakura igisubizo nawe ukagendera mu modoka. Niba uzi umuntu w'umunyamasengesho cyangwa nawe ukabura umunyamasengesho, umuntu ugusuzugura uyu munsi ujye umubikira nimero ye ya telefone, kugira ngo Imana nigutabara uzamwandikira umuhamagare, umubwire ngo ngwino dusangire, waranyirengagije ngukeneye, ariko Imana idakiranirwa yaranyibutse. Abantu barakaba kwirengagize, Imana izakwibuka. Amarira urira Imana irayazi, Imana izakwibuka. Shalom, Imana iguha umugisha. Nyemerera uyu mwaka utararangira, aho ngaho uri ubwira Imana ngo Mana, nari nzi ko wanyibagiwe, ariko aya makuru anyemeje ko neza hari buto uzakanda nanjye nkibukwa nawe. Witakaza Imana nshuti. Abantu mwabana ejo mu gitondo bakagusuzugura, umuntu mugendana musangira ubwira amabanga yawe, ejo mu gitondo akuvuyeho wakwandagara. Izera Imana gusa, wiringira Imana gusa, izakugirira neza, izakugeza kure. Imana niyo idahinduka, abantu bose barahinduka. Umuntu mu inshuti uyu munsi ejo mwatandukana akagusebya, akakwandagaza, akavuga n'ibyo utigeze ukora, ariko Yesu niwe mu inshuti. Wagira agahinda ntagaragaza agahinda kawe, wanyura mu bibazo ntajye kukuvuga nk'uko abubwira ibibazo byawe bakuvuga. Yesu niwe inshuti idahinduka, abandi bose barahinduka. Kwifurije umwaka musha, kora subscribe, ukore share, kugira ngo umurimo w'Imana turusheho kuwagura. Shalom, ndagukunda. Yari Prophet Manivuga. Asante.